Yesu Kristo ashimwe cyane. Tugiye kuganira muri ubu buryo bwa video ubutumwa bwiza bwo mu itangiriro ibice 18. Nkuko dusanzwe tubikora, nkuko ushize twabivuzeho, turifuza ko aya magambo tuganira ku zindi mbuga WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter na YouTube geraho. YouTube twari dusanga dushyiraho ubutumwa bwiza mu ndirimbo, ariko ko uyu muryango w'ivugabutumwa tubamo, dukoreramo, turi kubaka, Imana iri kubaka muri twe, twifuza Imana yashyize muri twe igitekerezo cyo gukora mu mpano zose ziri muri twe zitandukanye. Ntabwo ari muziki gusa uzaburimo. Rero ijambo ry'Imana, impano zacu, ibyo byombi birakorana. Imana yashyize muri twe kugira ngo bikorane. Ijambo ry'Imana turiganire, tumenye icyo ritubwira, buri wese amenye icyo rimubwira mu gukoresha impano ye yamuhaye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe, ihimbaze kuko yaduhaye impano. Yaduhaye impano zikomeye cyane, zikomeye, ngaho muziki, ngaho ababyina, ngaho abakomedien, abatuma abantu baruhuka mu mutwe. Imana ishimwe cyane. Ababwiriza butumwa ho mu buryo butandukanye, usanga tutabwiriza kimwe, ariko ikintu kiri imbere kibihatse byose, ijambo ry'Imana, impano zacu, tukajya mu ivugabutumwa, tukabijyana mu ivugabutumwa, tukajyana icyo Imana yavuganye natwe mu ivugabutumwa. Ivugabutumwa nibyo rihatse ibintu byose. Twabivuzeho ushize ko tubeshejweho n'ivugabutumwa. Nicyo kintu Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo iyi Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Haleluya. Imana ishimwe. Tubisanga mu Efeso ibice 2 umurongo wa 10. Iyi duha mission rero yivugabutumwa. Nta kindi Yesu yasize avuze ni mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa. Bose umva ko n'uguhindwa abigishwa. Rero abantu bose bakeneye kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Haleluya. Turashimana rero ko iri kumwe natwe. Muri umwanya wo gusenga dutangira kuganira kuri iki gice cya 18 cyo mu itangiriro, reka tubanza dusengere muri iyi ndirimbo dukomeza kwinjiramo neza. Indirimbo y'186 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mw'isi yacu no mw'ijuru nta zina nk'irya Yesu, nta rindi ryamumuriza nk'iryo watubambiwe. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Sawa. Iryo zina rihebuje niryo rinyiringiza. Nihagira umuntu ushimwa w'umunyacyubahiro, naho yakirusha abandi, Yesu aramuhebuza. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Iryo zina rihebuje, izina rya Yesu Kristo niryo rinyiringiza.
give us hope. Hallelujah. Iryo zina ryiza cyane, niryo ngabinkingira, ai irya myambi ya Satani ntabwo yarishora. Oh, iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Oh, iryo zina rihebuje niryo ringiza, niryo tugeza ku Mana. Iryo zina izaho sinzi uko naryogeza, nzajya mu ijuru kubwaryo, mpore nsingiza Yesu. Haleluya, Yesu ducunguye. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Oh, iryo zina rihebuje niryo ringiza, Ashimwe cyane, niryo rimpesha ubutware bwo kunesha iby'isi byose, nta na kimwe kibuze, rikamvana mu buretwa, rika mu mudendezo. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Iryo zina rihebuje niryo ringiza. Oh, nzajya mwikubita imbere, oh, ninkubona mw'ijuru. Oh, yeah, wowe umwami utwara abami, nyirigira usingizwe. Ayo tongekane, nzajya mwikubita imbere, ninkubona mw'ijuru. Mwami Yesu ushimwe kandi ndagucyubahiro. Wowe umwami utwara abami, nyirigira usingizwe. Tugere kandi dusengere gutya, nzajya mwikubita imbere, oh, ninkubona mw'ijuru. Wowe mwamutwara abami, niwo dutwara Yesu, nyirigira usingizwe. Ayo iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Iryo zina rihebuje niryo ringiza. Iryo zina rya Yesu Kristo turarikunda abakristo, ry'umucunguzi wanjye niwe watwitanye ku musaraba wenyine. Iryo zina rifite imbaraga, murabizi neza, tubyibuke, rihebuje. Uko rikora rero niryo
Bwiza iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje niryo rinyiringiza. Data mwiza, duciye bugufi imbere yawe, turagushimira kuri Imana yacu, uri Data twese wo mu ijuru guteka Imana. Turihannye aho tutarakiranutse mu maso hawe, abana bawe turi imbere yawe, twakira izina ryiza rya Yesu Kristo, ngo azitwa Emmanuel. Haleluya. Ngo bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe, God with us. Haleluya. Kuva isi yaremwa wateguye kuba hamwe natwe. Twakiriye ijambo ryawe watugeneye muri Bibiliya, kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Uko niko wowe washatse ko Bibiliya imera, ikaba Bibiliya yo kutuyobora. Niho tumenyera amateka yawe. Ntabwo tujya hirya no hino, hari amateka natwe dufite tuyashingiraho nk'ibihamya by'uko uruwera kandura cyane, ngo uko wahozeho kera n'uyu munsi ni kurinda kuzahora. Ariko Bibiliya ikaba umuyobozi wacu. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo. Ushimwe Yesu. Kandi aravuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi ukuri ngo ni ijambo ry'Imana, ubugingo tubukura mu ijambo ry'Imana, inzira tubikura mu ijambo ry'Imana. None hari benshi rimwe na rimwe natwe tujya dushaka gushaka izindi nzira, gushaka inzira twabuze inzira n'iki tubashaka kuzihimba no kugira ute. Nta kuyimba guhari kundi inzira ni muri Kristo Yesu. Inzira ni ijambo ry'Imana. Inzira tuyikura mu mwuka, usabana nayo mu mwuka. Bibiliya ni igitabo cy'umwuka. Ntawe tujya mu bintu byo mu nyuguti gusa, tumenyeramo ngo amategeko yawe n'amateka yawe. Amateka yawe rero ni umwuka, ni ukugendana nayo mu buryo bw'umwuka. Ukura umwuka ngo nawe gusenga mu mwuka no mu kuri. Twakiriye ishyurirwa ryawe, twakiriye gukorwa ku maso mu izina rya Yesu Kristo, tukayishyurirwa byinshi. Twakiriye kumva amatwi y'umwuka, bya bindi wavuze ngo twebwe ibyo tubwira ni ibyacu, ariko abanyamahanga babyumva nk'imigani. Hari ibyo benshi hari abantu benshi bumva ibintu nk'imigani, ibi bintu nk'imigani, histoire de la Bible. Ariko this is our history. Ngo iyo tugiye mu mwuka, iyi Bibiliya ubuzima bwacu, kuko ahangaha tuba turi gusabana nawe. Iyi Bibiliya yatuyejeje kukumenya kuriho gusa, kuko wahozeho abantu bakeneye kumenya kuriho gusa. Tuzabimenyera muri iyi jambo ryawe Yesu. Ndashimira ko tuyoganira na Benedata ijambo ryawe, turakuyaye kugira ngo tuganirize ibyo tugomba gukora n'abanyamurimo myiza. Isi yose yemewe gukorwa nawe, kuri mu myiza twese tuyimbaza izina ryawe kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imana ishimwe cyane. Niba urimo urumva Imana, utere haleluya ahantu uri mu izina rya Yesu. Kadutere haleluya 3, twongereho n'izindi 4 zibe haleluya 7, kubera gusabana n'Imana mu buryo bw'umwuka. Imana n'umwuka, n'abasenga mu kuri no mu mwuka. Ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga Data musenga mu kuri no mu mwuka. Apana hano cyangwa hariya cyangwa kwande cyangwa ku musozi wa Yakobo cyangwa i Yerusalemu. Nubwo Yerusalemu hari ahantu hubashywe, ahantu ubutumwa bwiza bwahereye, ahantu Imana yagendereye ubwoko yatoranije kugira ngo bugeze ubutumwa bwiza mu yandi mahanga yose, bwatugezeho ahantu wese ari. Birakomeye cyane ko ubutumwa bwiza bwatugezeho. Ni umuteguro w'Imana isi itararema. Akira ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu, akira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Katuri haleluya mu izina rya Yesu. Dushime Imana. Umve hari ikintu ushima Imana, ariko by'umwihariko ushime Imana wibanda kuko wakiriye gusabana nayo mu buryo bw'umwuka. Nanone birenzeho twe kuyibona nk'Imana gutya gusa,
nibona nkayireba, no, nyibona mu buryo bw'umwuka nkaganira nayo mu buryo bw'umwuka. Imana no mwuka ngo nawe se ayigomba kuzamura kuri no mu mwuka. Tuzamura. Haleluya, 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 ketikele bonya. Haleluya, 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 haleluya. Kiragushirwa mu izina rya Yesu. Haleluya, kiraganizwa n'Imana mudasanzwe mu izina rya Yesu. Haleluya, kirakwakira imbaraga z'Imana, umwuka w'Imana, impano z'Imana, imibereho y'Imana, ubuzima bw'Imana ntibupfa. Bwakire mu izina rya Yesu. Ntabwo dupfa, akibwo ubuzima rero butuma udapfa. Donc udapfa ushobora kumera nabi ku buryo bw'umubiri, ariko buryo bw'umwuka wakire ubuzima bw'Imana mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Tuzabana nayo iteka ryose. Tujya tubiririmba ngo tuzabana nawe Mwami Imana, tuzabana nawe Mwami Imana, mu birori byiza wateguye, tuzabana nawe Mwami Imana. Akira igitaramo mu izina rya Yesu. Donc iki ni igihe cyiza, ubwo ni igice twizeho by'umwihariko mu minsi itambutse. Urabona ko biri kurangirana n'ukwezi kwa mbere. Twatangiye ikindi gice cya 19 ari ku butumwa. Tubwuze donc kongere tubucakire wowe ubwacu. Bibiliya ni yacu mu izina rya Yesu. Haleluya. Komeza ufashwe no gusoma Bibiliya uhereye ku murongo ukazarinda uyisoza, byenda gake mu izina rya Yesu Kristo. Yosoma Itangiriro ibice 18. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Titre irakomeye, titre ifite imbaraga. Byonyine iyo uyifashe yaba ikomeye cyane ku buzima bwacu. Harimo Imana ngo yongera, noneho gusezeranya. Haleluya. Kiri sezerano ry'Imana nziza yuko umva isezerano, Sara azabyara umuhungu. Sara azabyara umuhungu. Sara azabyara umuhungu. Tekereze, iyi ni parti ya Sara. Sara kubyara umuhungu. Sara kubyara umuhungu. Iyi ni parti ya Sara. N'ahantu donc mu buzima dufite ibintu byinshi dushaka kugeraho, dushaka kubona. Hano rero Sara we hari ibintu byinshi nawe yarategereje yashaka, hari ibyo yari yaragezeho, ariko noneho Sara ngo agiye kubyara umuhungu. Yari byagenze biti Imana ikanarinda imusezeranya. Imana ishimwe. Dusome mu izina rya Yesu. Tujya dusome ya mirongo mikeya tuyiganireho gutyo. Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu. Nawe ufite ahantu uri hawe. Yubura amaso abona abagabo 3 bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka arabasanganira yikubita hasi. Rero uyu muhati, uyu mwete n'abantu ntagabaza. Aravuga ati, databuja, niba nkugiriyeho umugisha ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe. Kucya mwese databuja. Ni ushatse buri wese wajumwita izina ry'icyubahiro, ko umuntu buriya afite titre y'icyubahiro. Umuntu usa n'Imana, turebe umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Amaso y'umwuka ni meza, kwana n'Imana ni byiza, bituma hari imico bitwigisha
hari ubuzima bwiza biduha. Katwumve rero, ahubwo baza n'utuzi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'igiti. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dukunde Benedata nkuko twikunda. Gushakira ibyiza abandi. Yesu nawe ajya kujya mu ijuru aravuga ngo Bibiliya bivuga ngo nkuko natanze ubugingo bwanjye ku bwanyu niko namwe bibakwiriye ko mutanga ubugingo bwanyu ku bwa bene so. Kandi bakavuga ngo Bibiliya ikatubwira ngo Yesu ni our brother, ni umuvandimwe wacu, elder brother, umuvandimwe wacu mukuru. Ducakire Yesu Kristo, turebe ubuzima bwe. Yaravuze ngo tumwigireho umuwa neza, yoroheje mu mutima n'umutwaro we nturemereye, kandi ngo tuzabona ubukisho mu mutima yacu. Ngo kandi nanjye mbazanire utwo kurya mwica isari, cyangwa ibyo kurya mwica isari, mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu. Ubwo muje ku mugaragu wanyu. Baramusubiza bati ubigenze uko uvuze. Ya Imana ishimwe cyane. Ubwo muje ku mugaragu wanyu. Yabonaga bamugana. Imana hari abantu benshi ihora itwoherereza. Umuntu wese apfa kuba yitwa umuntu. Umuntu buri arakomeye. Niyo mpamvu ibi bintu mwumva, ibi bintu bihora bizenguruka ngo bibagirira abantu, ngaho ngo inkingo, ngaho ngo icyorezo, ngaho isi hari politike bafite, ngaho ibintu tugenda twumva. Umuntu Yesu ashimwe cyane kuko Imana ishimwe uko yatanze Yesu kuza mu isi. Nano yaje asa yambaye ishusho ngo y'umuntu. Kuki yaje yambaye ishusho y'umuntu? Yaje mu ishusho yacu, twebwe abo yaraje gucungura. Abo yaraje gucungura yaje yisanisha nabo. Ndabikunda kumva ngo Yesu yaje yisanisha natwe. Ibi bintu ni ibintu by'umwuka. Dukunda kumva Imana nko mu mwuka, kumva Imana nk'ari umwuka, kuko umubiri umubiri ifite ni umuntu wacu w'imbere. Dufite imibiri ibiri, hari abo twabiganira mu minsi ishize. Uyu mubiri w'inyuma hakaba n'umubiri w'imbere. Umuntu w'imbere Bibiliya initubwira mu Itangiriro ibice 2, umurongo wa 7. Uwiteka Imana irema umuntu umukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Hari ibice 2. Hari umuntu wo mukungugu wo hasi, uyu nguyu nawo nyine udasanzwe, ubuntu uva amaraso ukongerwa atera nuko wagira ute. Hakaba ngo nono amaze kumuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Gitabo cy'Umubwiriza ibice 12. Ayo mugabo nawe ngo ni umunyabwenge. Imana yamuhaye ubwenge. Yasabye Imana ubwenge. Haleluya. Ubwenge yo baravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Imana ihimbaza. Abantu bagendanye n'Imana mwabonye atari bwo bwenge. Umuntu wabonye abantu b'Imana, niba warabonye abantu b'Imana, wabonye atari bwo uburyo babayeho kugendana n'Imana, kubaha Imana atari bwo bwenge. Imana y'inyembabazi, Imana y'urukundo rungana gutya. Uyu mugabo ngo wanditse igitabo cy'Umubwiriza
umwami Salomo, umwami. Ijambo ry'Imana ni ukuri, abakomeye n'aboroheje nk'uko ibyaheshuwe bivuga bazapfukamira Yesu Kristo ngo ubwo azaza ku bicu ngo amahanga bazamurebera rimwe. Niba uyu n'umwami Salomo wamukoreye, hari n'abandi bami, even n'abami b'i Babuloni, ba Nebukadinezari, abo bose nyine Imana yemera ko bajyaho, ariko bose amaherezo nuko amaherezo ibibabi biriho byose Imana ibigenda ibareshya ngo irebe ko baza. Nibyo bujya kumva ngo ubwami bwose cyangwa ubuyobozi bwose buturuka ku Mana, yemera ko bajyaho, yajyaho mu buryo bumeze gute, yajyaho uwo mu buryo bw'isasu, yajyaho mu buryo bumeze gute bukomeye, yemera ko bajyaho, ariko ari ukubareshya kugira ngo babone aho gaciro. Umva Nebukadinezari ukuntu byagenze rero. Daniel we, ubu bari mu munyage Daniel. Nebukadinezari arangije aragenda areba ngo umurwa ngo nguyu umurwa wanjye niyubakiye, ngo Babuloni yanjye ngo niyubakiye. Umve kuri Imana, abantu bose buriya arabaganiriza, buriya nta muntu utabona Imana, nta muntu utazi imirimo y'Imana, ntawe bose babona ibintu bitangaje, kandi iyo babonye ibintu bitangaje, ikintu kiba gisigaye gusa muri ibyo bintu bitangaje ni ukugira ngo yakire Imana, avuga ati Mana. Iyo babonye ibyo bintu bitangaje, babona ko bitangaje nyine, bakibaza ikibyihishe inyuma. Bamwe bakagira umugisha wo kubwirwa yuko ari imbaraga z'Imana, abandi bakaba wenda batanabibwiwe, batanabyumva. Niyo mpamvu tugomba kugenda mu mahanga yose twavuga ubutumwa bwiza. Twagerera abantu bari tayari, bari ready, be ready. Tekereza ahantu kurure, umva icyo Imana ikubwira, umva ahantu tugomba kujya tukajyana ubutumwa. Hano ubutumwa ba Paulo babejwe no kujyana ubutumwa, aragenda. Abisirayeli babaye mu butayu, imyambaro yabo ntiyabasaziyeho, Imana bayo za mano. Ntimugire ikibazo cy'ibyo kurya n'iyo mu myambaro, utwe kwiganyira ngo tuzagira iki, ngo tuzambara iki. Niko Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo bwanditswe na Matayo uvuga ibice 6, twiganyira ngo tuzaharya iki, ngo tuzambara iki. Inyoni ntizibiba, ariko ngo Data wo mu ijuru asigenera ibyo kurya. Uburabyo ngo ntibubiba, ntibusarura, ariko ngo Salomo uyu mwami manshi ngo Imana yamuhaye ngo ubutunzi, ngo yamuhaye ibintu ngo abamubanjirije ngo n'abazamuheruka ngo ntawe uzagira nk'ibyo. Simbizi iyo tugeze aho ngaho, hari ikintu cyo nzi nuko uko isi igenda irushaho gutambuka, iri gusaza. Niyo mpamvu urya akwiye kurya kare. Haleluya. Ucakire kare, arye kare, ko tumere nka Eliya. Imana yasanze ahantu munsi y'igiti, iramubwira ati Eliya byuka urye, uko urugenda rurerure. Yari ari mu bihe bikomeye, umwami Yezebeli amwirukankaho. Umwamikazi sinzi, umugabekazi birashoboka. No, ubwo ni umudamu umwami. Yes, amwirukankaho. Ni umwamikazi byose. Amwirukankaho, Eliya aravuga ati birarangiye, nanjye nari wari usigaye umuhanuzi w'Imana, naye ndagiye. Imana amusanga. Imana ishime ko abantu bayo baragendana, abantu b'Imana bariho ikimenyetso cy'amaraso. Imana ishime cyane, abantu bagiye bahimba indirimbo, bagiye baririmba indirimbo, ikimenyetso cy'amaraso. Imigisha y'Imana iri kumwe nabo. Niryo jambo dusanga muri Bibiliya. Abantu b'Imana, titire ngo umuntu w'Imana, umwana w'Imana. Yewe ni umuntu udasanzwe, nawe nyine aba ari umwuka. Ntabwo umuntu w'umubiri yamugira amukora ibyo, aba ari umuntu w'umwuka.
nubwo umureba ariko aba ari umuntu w'umwuka, ntabwo iyisariye, ni bariya bose bumva ngo bababajwe bari abantu b'umwuka, bino by'imibiri bumureba ariko reka da aba ari umuntu w'umwuka wigendera. Ni nka nuko marayika yaza mwese ukajya umubona n'amaso, ariko marayika si imbaraga ze urazi ntuzizi. Ni nk'icyo rero ngo abamarayika ngo yabagize ngo nk'imiyaga, niba ntibeshye ngo natwe tugize nk'ibirimi by'umuriro. N'ibyo navugaga, ibi bintu mubona biza bivuga biki n'iki ni ibintu byo mu minsi y'imperuka nyine, ni ibintu by'ibihuha, ibihe birushya nyine, birushya abantu, biremereye abantu. Ku bantu b'Imana ntabwo turemererwa, ashwi. Abantu baremererwa nyine niba bandi Yesu abwira ati yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Muri Matayo ibice 11 ndumva, munyigireho uko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ngo nange muzabona uruhukiro mu mitima yanyu, kuko umutwaro wanjye utaremereye. Nibo abo barushye nibo bagomba kuza. Ibihe birushya rero bizarushya bamwe, abandi bo hejuru twaritashye isaha n'isaha ryaza. Iminsi Imana irambwiye ngo yanansuye nijoro, irambwira ngo ngiye kugutwara. Ndavuga nti se imperuka irageze uragarutse? Ndamubaza, mbaza data nyine wo mu ijuru, data twese. Irambwira iti ujye uhora witeguye. Donc nayabajije nti mbese imperuka iraje cyangwa se ngiye gupfa nyine ngo abandi bapfa? Ati ujye uhora witeguye, ugenda ibyo ukora ugenda ushyiraho akadomo. Imirimo yawe, imirimo niyo izatwerekeza, niyo itwubakira amazu yacu ngo arateguye. Iyo mirimo nyine igenda iya beautifying, ya byosha. Ugende ushyiraho akadomo ku byo ukora, ugenda ushyiraho akadomo ku mirimo, ugenda ushyiraho akadomo, ugeraho akadomo. Uvuga uti ibi ndabirangije, ibi ndabisoje, ejo ndakomeje, gutyo uhore witeguye isaha n'isaha. Imperuka y'umuntu wanapfa nyine yagutwara. Ariko yambwira ati uko mbikubwiye ubwo nyine ubwo butumwa bubwiye abantu bose, buri wese akomeze ajya ahora agenda yiteguye, ashyira akadomo ku mirimo myiza. Nta mirimo mibi, imirimo myiza kugenda izatujyana ni hariya nyine handi. Haleluya. Twakiriye imirimo myiza mu izina rya Yesu, twakiriye ibihe byiza byo kubana n'Imana mu izina rya Yesu, twakiriye ibyiza byo kugenda n'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Twakiriye ibyiza byo gusomja muri Hamwe, twakiriye ibihe byinshi byo gusenga ngo gukingura ijuru, gusenga gukingura ijuru, tukavugana n'Imana yera. Irumvize rirasubiza, ishimwe niyo kwiringirwa. Ashimwe cyane. Ko niko baririmbye. Twakiriye ibintu byinshi byo gusenga. Ibyo bihe byinshi ni nabyo biduha imbaraga, twakiriye izo mbaraga nyinshi mu izina rya Yesu. Haleluya. Za mbaraga ngo nimunyura mu mazi nazabatemba, ngo nimuca no mu muriro. Haleluya. Ntawe uzashya, ntawe. Imiriro irahari, nta yindi miriro dutegereje. Imiriro ni ibi bintu by'ibihuha byakaguhitanye, ubundi uramutse ugize ubwoba wanapfa. Kwa kundi ugira ubwoba gusa wahita unapfa byonyine buze. Ibi bintu rero bya Bibiliya n'umwuka, n'ibi bihuha bya biri ngaho kwikangana nabyo ni umuriro ucamo ntuzashya. Hari abantu rero baca muri ibyo bintu bagashya. Mana we ushimwe. Twakiriye imbaraga zazica muri wo ntushye, kuko uri kumwe n'Imana. Niyo mpamvu navuga ni iyi mibiri yacu babona iyi ngiyi, isi ibona iyi ngiyi, ariko twe turi umuntu w'umwuka. Ababyawe ngo ni umwuka, ababyawe n'Imana. Ashimwe cyane. Nibutse ko nyine ababyawe n'Imana hari n'abavuga ngo muri Yohana igice cya mbere ngo tubabwiza bwa Yesu Kristo ubwacu na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12,
icyakora bamwemeye bose bakizera izina ry'abaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Abo ngabo bana b'Imana rero ngo ntibabyawe n'umubiri n'amaraso, ahubwo babyawe n'Imana. Tekereza umuntu wabyawe n'Imana. Ibyo ngo abemeye Yesu Kristo. Yesu yaje nawe asa nkatwe ariko ari Imana, ufite umwuka w'Imana. Natwe Bibiliya ivuga turi tumana dutoya cyangwa muri Imana ntoya. Ngo wenze kumugira ngo umuntu n'iki kumwibuka cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera, ngo wenze kumugira nk'Imana rurema haburaho gato cyane, aho ukaburaho rero ni icyo gito kibura nuko Imana nyine ari Imana. Ariko ngo iyo bavuze ngo usa na so, nuko nyine so hari ibyo muhuje. Imana hari icyo bita restoration. Imana yashatse ku restoringa cyangwa se kugarura bwa buzima cya kintu kwa kundi yaremye Adamu na Eva. Tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Imana ishimwe cyane. Twakiriye ibihe byo gusenga byinshi, tube mu mwuka, niho ruzingiye. Kuba mu mwuka nituba mu mubiri nini si yo ifite ibintu byinshi byayo bikomeye cyane. Isaso nivuga irakujya ibisi byo ni ibintu bishaka gukuraho abantu bikabakuraho rwose bikabamerera nabi. Ariko Yesu yabwiye Herode ati iwanjye cyangwa se aho njya cyangwa se njyewe sindi uw'isi, yaba ndi uw'isi mbabwiye abanyamarayika bakaza bakandwanirira. Natwe rero isi irimo ibintu bya nyine irimo umubisi, cyaha cyaraje, Satani araza tuma abantu bakora ibyaha. Isi igira ibibazo kubera ibyaha, kuko Imana ntigitorera ibyaha. Ibibazo tugira n'iby'ibyaha nyine biri mu isi. Niyo mpamvu tube mu bihe byo gusenga, ko umuntu uba mu bihe byo gusenga niwe wa mbere bigiraho umumaro. Bari abandi bavuga ngo genda unsengere wapi. Buriya we yagiye gusenga niwe wa mbere bimugira umumaro. Nawe ngo byamugiraho umumaro, wandi bavuze ngo genda unsengere, ariko uriya niwe bigiraho umumaro. Uriya aba afite bya bintu by'akanya gato cyane. Ariko umuntu uba mu bihe byo gusenga aba afite ubuzima bw'iteka. Gusenga kuganira n'Imana, gusenga egal kubana n'Imana, kubana n'Imana egal eternal life. Imana ishimwe cyane. Gusenga uba ufite ubuzima budapfa, buri mu isi ariko uri nk'umugenzi uri gusohoza icyo Imana yakubwiye. Niyo mpamvu tuvuga ngo duhore twiteguye dusoze ibyatubwiye. Umubwiriza aravuga ngo umurongo ibice 12 umurongo wa 7 ngo n'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze, n'umwuka ugasubira ku Mana yawutanze, ukajya gucirwa urubanza. Niho dusoreza tuvuga ngo umurongo wa 14 ngo kuko ngo 13 iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Wubahe Imana, komeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kila mtu, everybody, quelqu'un. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari cyiza cyangwa ikibi. Umwuka nyine ugasubira ku Mana yawe. Urumva ko umubiri wo umukungugu uzasubira mu butaka. Iyo baravuga ngo navuye mu nda, baramubwira inkuru z'ibyamubayeho, ubwo Satani yari yamusabye. Hari Imana yemera nyine ko Satani adusaba,
ariko iyo turi kumwe n'Imana kugira ngo buri mu butayu nyine Imana iratwambika, ntabwo imyenda dusaziraho, ntabwo dushonza nyine ngo Imana yahaye Abisirayeli Imana yabaye amazi bari mu butayu ngo badahinga batagira ute guti Imana ibana nabo imyaka 40 mu Mana bwayo. Yo baravuga ati, baramubwira ngo abana bawe ngo bagize gutya, inzu yabaguyeho, ngo ni amatungo yawe byahenze gutya, bayanyaze ikindi biki bitandukanye. Amaze kubyumva Satani yamusabye, Imana iramwemerera ati nkwereke umukiranutsi wanjye. Imana ikunda abakiranutsi bayo, kuko nubwo yo buri yari afite ngo umubiri ngo waje kuzaho n'indwara nawe yaje kuza, ariko Imana yima Satani ubugingo bufatanye na umwuka wa mwuka ngo ubugingo Imana yadushizemo, wa mwuka ni ure mu muntu w'imbere. Haleluya. Umuntu w'imbere niwo ufite agaciro, niwo ufite imbaraga. Umuhungu we amaze kubyumva aravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye busa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo n'ubundi njyanye n'ubundi nambaye busa. Imana niyo yabitanze n'ibyisubije ibyo byose bamubwira. Noneho sasa Imana irimo iratuma umukiranutsi wayo, Imana ikunda umukiranutsi wayo. Buriya nubwo yari ari muri ibyo bihe byose umubiri kugira ngo se ngaho fata urugero rw'abo Bisirayeli bari mu butayu, ariko ngo yababeraga ngo inkingi y'umuriro nijoro, ikabera inkingi y'igicu ku manywa ibayobora. Inkingi ngo iyo nkingi yaba itarahaguruka bakaba bari aho. Imana ishimwe cyane. Twakira ubuzima bwo kubana n'Imana mu bihe byo gushenga n'ahandi. Umuririmbyi yaravuze ngo guhora nsenga Uwiteka kuje kumara umubabaro, kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mw'ijoro. Ako umunsi uzaba ukomeye, Bibiliya iravuga rwose uzaba ngo umunsi ukomeye. Tujya tubiririmba muri ko hano imbamo, ndaje nayo nyiririmbeho gato. Umuririmbyi akomeza ngo niyambuye umubiri upfa, nambaye kudafiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Niyambuye umubiri upfa nambaye kudafiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Turarimba ngo buri wese azamumurikira imirimo yakoreye mu isi, kugira ngo ahabwe ingororano y'amakamba ndetse n'ubugingo. Bya bindi duhora dushaka, eternal life, ubugingo bw'iteka, kubaho udapfa. Ibyo byose zabiha abakiranutsi bayo. Kubana n'Imana nta kintu wabirutisha, ntacyo wabinganya. Hari abantu bavuga ngo Satani ni mwiza, nubwo ngo akubita akababaza ngo ariko ni mwiza. Ni mwiza se buriya rero hari abantu bivuga kubera ko we ngo araguhanga ikindi ifaranga itarirwa direct, nubwo nyine akwica, donc nubwo yakubabaza akakubuza bimwe na bimwe. Ese kucya abigwa yabanje kubuza bimwe na bimwe, kucya abigwa yakubanje kubuza unezero. Aho ngaho ni wacyo. Ariko ikibyishe inyuma cyose ni icyo nyine cyo kugira ngo ugende ube umwanzi w'isi, ube umwanzi w'abantu. Iyo ukora ibyo ngibyo ukwana na Satani, ube umwanzi w'abantu, kuko uburi intwari ye, ubagira nabi abantu. Amarira yabo rero. Turaje dusome iki gice twasomaga, wumve iby'isodomu n'Igomora.
iby'ukuntu byari bimeze. Iyo ugira n'aba bantu uri kumwe na Satani wakunze, urebe ibintu byose bituma abantu bazenguruka isi bitwara ukuntu, bigira ukuntu badashaka kugira ute, ati turashaka kujya no kuri Mars, nahoze mbyumva ati uko isi n'imirashana ibyayo imirashira, ati turatekereza mu minsi imyaka iri imbere isi irabe yashize, nahoze mbyumva na hano kuri YouTube nyine. Ndongera kumva baravuga bati turashaka ko kudapfa kandi nibishoboka umuntu nyine Imana niyo ibitanga, nta muntu ubyishakamo kuko iminsi yabo ibibaze, iminsi yabo ibibaze. nahoze mvuga ku bya Nebukadinezari uko ubuzima yabayemo, avuga ngo Babuloni yiyubakiye, Imana iramusura iramubwira iti ngo iri joro, niba ari iri joro sinibuka neza, ngo urakwa ubwami bwawe ugende urishe nk'inyamaswa mu ishyamba, uzagaruka wamenya Imana iyo ari yo. Uwo ni Nebukadinezari. Aho bose Imana yagiye bigaragariza ari abami b'isi cyangwa abakomeye barayumva Imana, ariko icyo bishaka no kugira ngo bayimenye, nubwo ibaho ubwo bwami donc yemera ko bajyaho. Ntabwo mvuze donc kwemera ko bajyaho ubwo nyine twakavuze ngo nibi bahaye, ni nayo mpamvu birivuga ngo ni njyewe ngo niyo itanga shyira abakomeye n'aboroje, niyo yemera. Ni nka kwa kundi Satani yagerageje Yobu, buriya ntabwo ari Imana yabikoze. Donc mu ruhande rumwe wavuga ko ari Imana yabikoze kuko yamuhaye uburenganzira, ariko Imana yarabyemeye nyine. Iyo protection yayo yabaye nkaho yikuyeho, Satani irazikora ibyayo. Ariko bose mu bibi no mu byiza ng'Imana ijya inyuramo kugira ngo abantu, hari abantu b'Imana ntabwo ntitukanga ibyo bintu tunyuramo, uko nyine Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Imana nicyo cyambere gikomeye ko Imana iri kumwe natwe. Zuko tugenda tunyura muri ibyo bintu, ko ni ikintu gisekeje nka kuri Yobu yari ameze. Satani amaze kurega Yobu ku Mana, Satani yamara kugenda akajya kugerageza Yobu noneho Imana ikaba igaca inyuma, ikaba iri kuganira na Yobu. Satani ntabwo azi ibyo wenda baganira. Satani ari ku ruhande rumwe, hari ibyo avuye n'Imana, Imana yamuretse ngo akore ibyo akora, ariko Imana yemera wendira igaca inyuma ikabwira Yobu ati wenda humura, ninjye wabikoze, ninjye wabikoze, humura. Donc Imana ibwira ngo ba bantu ibintu bitwaza za degrees za high levels, ahantu hakomeye baba ari, ibyo bitwaza twebwe bita agaciro binyuze muri twe, kuko tuba twaramenye Imana. Imana ibishaka kugira ngo nabo bamenye Imana. Imana ishimwe, Imana habwa icyubahiro cyane. Imana ibonekera Aburahamu ku murongo wa mbere kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu. Imana ishimwe. Yubura amaso abona abagabo batatu. Urumva Imana kubonekera Aburahamu ni kimwe, noneho ngo we yubuye amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye. Imana noneho abonye abagabo batatu. Imana yibuje kubonekera Aburahamu, ariko turimo turabona abagabo batatu. Abonye ko Imana ari umwuka. Ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka, arabasanganira yikubita hasi. Kubana n'Imana ni iki ngiki biduha ubuzima bwo gutura ahantu turi. Imana ishimwe cyane. Ukabana n'abantu muri kumwe bari aho, kandi ari abantu wenda abasinzi, abasambanyi bari aho, usenga ko bariya ntacyo waba gukoraho, wowe uri umuntu w'Imana. Bariya ntacyo waba gukoraho, wowe gahunda yawe ni imwe, ubyuka wigira muri gahunda zawe, baraza gukora gahunda zabo. Igihe Imana izashakira izahakuvana,
ariko ni nko kuvuga ngo iyi si tugendamo ibirimo ibyaha byinshi n'abantu babikora. Aho bose rero muba mubana, ngaho mu kazi, ngaho hehe, ngaho mu matorero, ngaho hehe, tujya twumva abantu baroga bari mu matorero n'iki byose, tujya twumva abantu bava ikuzimu bakajya mu matorero kuyobya ibiki n'ibiki. Abantu donc icyo gihe umwuka w'ikuzimu, donc wa muntu wa kabiri aba yasezanye na Satani. Donc umwuka w'imbere, umuha umuntu w'imbere wa kabiri wakakwiye kuba ari umuntu w'Imana. Icyo gihe iyo atari umuntu w'Imana, tutamuhaye Imana, uragenda ukamuha Satani. Satani rero aragenda akawufata akawubohera ikuzimu, ngo twajya tubyuva mu buhamya bwa Hamwe hano kuri YouTube biba buriho. Yarangiza we akajyaza akanyura muri wa mubiri rero uri ku isi, ukajya tubona umuntu runaka agenda ariko dayimoni imurimo bikaze. Iyo uriya muntu agiye kugaruka, twajya tubyumva mu hamya nyine Imana, hari abantu nyine Imana yemera ko banyura muri ibyo bintu, ko nyine bakabinyuramo, ngo nyine baba bayivuga ubutumwa ku bandi. Natwe hari ibindi tunyuramo twabivuga ubutumwa ku bandi. Tujye twihangana, ikintu cyo cyitwa kiri mu isi ngo ni twihangane, ni wihangane, ngo unesha nzamuha kuri Imana yahishwe, unesha nzamwambika ikamba ry'ubugingo. Ibintu nk'ibi unesha nzamuha kurya ku giti cy'ubugingo, cya giti cy'ubugingo gituma umuntu aba witeka. Azaba ari umuntu w'Imana. Yego, umuntu rero akaza, ubwo Satani akaba ari gukorera muri wa muntu uri ku isi. Uwo umuntu yakwiye ko arimo aramukorerwamo na wa muntu w'imbere mwiza uri kumwe n'Imana, ariko umuntu w'imbere yazirikiye kuzimu tayari. Satani niwe uri muraza akamukoreramo, akagenda agakora nyine gahunda zose, akaroga. Ntago ari bo rwose. Impamvu y'iri umuntu w'Imana baratokesha mu izina rya Yesu, igasubiraho yirukanka, ukabona arasohotse, ndi gushya. Ubwo wa muntu wo kuzimu aba ari gushya, aba ari kumererwa nabi. Abadayimoni bari muri wa muntu bari gushya bagasubirayo. Niyo byakomeye, hari ubwo buhamya nawe kumvisha, niyo byakomeye mwasenze cyane, niyo byakomeye wa muntu bigeraho mwasenze, mwakoze ibitangaza ikuzimu, mwahasangije, kuko abadayimoni baba bari muri uwo muntu nyine, wenda hari benshi cyangwa se bitandukanye, bavuye aho bavuye mu tuzimo turahasenya. Basenya. Niyo mpamvu abantu b'Imana abyuka gahunda ye n'amasengesho, imibereho ye aho ari mu kazi agenda n'amasengesho, kubera ko aba ari connected n'Imana kugeza iteka ryose. Guhora nsenga Uwiteka bijye bimara umubabaro kugeza aho nzagerewe mwirebere ngeze mu ijuru. Ngo niyambuye umubiri upfa, yambaye kudafiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga, nibwo tuzabisezeraho. Ngo wakoze neza azajya iburyo, wadamara yagiye ibumoso. Ngo bamwe bazishima iteka, abandi nabo bacura umuborogo. Dore impanda y'Imana iregereje, abahawe agakiza tukitahira, tukibanira n'Umwami wacu Yesu, wadukoye amaraso igorogota. Hara turimo ngo wewe inangiye nguzihane ejo, wabwirijwe kenshi wanga agakiza, waburiwe kenshi urabihunga, menya ko igihe cyawe ari kigufi, wino kwa Yesu. Tugasenga y'amasengesho, akasenya kuzimu, akasenya nsanze abadayimoni bagahunga, bakajya handi, bakagenda bahunga amasengesho, bakajya kure cyane. Hari ahantu ubundi amasengesho, hari ahantu hatajya hagoye kugira amasengesho, ariko uko rero uhasanza. Ubwo narimo ndavuga ubuhamya, numvise hano umuntu wavuye kuzimu nyine kubera bamusengeye, bagiye bamusengera nyine. Kuko iyo bamusengera dayimoni zazimo zirasha, zaziri muri we zazamutuyemo zirasha. Ubwo nyine ahantu ziri ni kuzimu, icyo gihe barashya bakamererwa nabi. Icyo gihe
komeza kugira ubuzima, donc kubura ubuzima nyine agasanza ikuzimu akamera nabi, finalo nyine akavuga ati umuntu aduteje akaga tu, bakamukubita nawe bakavuga ati umuntu reka tumukubite turebe ko ariko amasengesho nyine akabamera nabi, akavuga ati umuntu rero kugira ngo tumererwe neza tugire umutekano ko tumusubizayo. Icyo gihe umuntu wabasubije ni wa muntu wa kabiri uzamutse uvuyeyo akaza akabana n'Imana, akaza agasubira muri wa muntu ariko nyine abaye nabi cyane. Uko niko nabyumvise. Abona abagabo batatu bahagaze imbere, abonye ava mu muryango w'ihema arirukanka arabasanganira yikubita hasi. Abantu imibereho yo kubana n'abandi bantu tayito umuntu, twumve ikintu yakoze. Avuga ati niba nkugiraho umugisha ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe, ahubwo bazane utuzi mwoge ibirenge muruhukire munsi y'igiti. Uruhukiro abakiriye n'abantu nyine umuntu ahava akagera uko umubona uko ari kose donc uramutse ngo ni umunyacyubahiro pfa ko yitwa umuntu, ni umunyacyubahiro akwiriye iby'abanyacyubahiro. Umuntu usa n'Imana turebe umuntu mushaca se natwe kuba ameze gutyo, yaba afite ikibazo, yaba ameze gute, yaba afite ibiki n'ibyo. Abantu b'Imana babana n'abantu bose, mubane n'abantu bose amahoro. Uko niko kwezwa, uko kutejejwe atazareba Imana. Abantu b'Imana rero babana n'abantu bose amahoro, kandi ubakorera ibyo ugomba gukora. Bafite icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Ngo kandi nanjye mbazanire ibyo kurya mwica isari, mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu. Baramusubiza bati ubigenze uko uvuze. Arabaza Imana. Uzarebe ubuzima bw'abantu b'Imana iyo bari kumwe basangira. Ijambo ry'Imana ryo ritubwira mu byakozwe n'ibice bibiri, ngo ndumva n'ibice babivugaho uko itorero rya kera ryabagaho, basangiraga ibyabo, baganira amagambo y'Imana, ijambo ry'Imana, kandi ngo uko ubwo buzima, uko umwuka yakomeza kubongera abakizwa. Muri ubwo buzima umwuka akomeza kubongera abakizwa. Turabwakiriye mu izina rya Yesu. Aburahamu 6 arihuta yinjira mu ihema, asanga Sara, aramubwira ati tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza uvugemo imitsima. Agiye gutegura ibyo kurya. Aburahamu abwiye madamu, Imana ishimwe cyane, iduha abadamu, cakira wawe mu izina rya Yesu, cakira umudamu wawe mu izina rya Yesu, cakira umugabo wawe mu izina rya Yesu. Umuhamagare amasengesho arabahamagara nk'umuntu wari uri kuzimu kugira ngo aveyo, bajya ngo bari baramuzirikiye ku nkingi aho ngaho ikuzimu, ngo nawe yagendaga ikuzimu ngo ajyaga yiriye bakabona zirigiye ahantu ku ikuzimu. Kabona umuntu wenyine wa kabiri ari aho ngaho ikuzimu. Ariko kugira ngo aveyo baramuhamagara mu masengesho. Imana ikora operation. Haleluya. Natwe rero turabahamagara mu masengesho, Imana igakora operation zose. Imana ishimwe cyane.
nzabaha ubuhamya bw'uko nahuye na madamu wanjye. Imana ishimwe cyane. Operasiyo y'Imana ibitangaje akazi n'ibindi biri imbere. Imana ishimwe cyane. Turabitegereje harashya, ni ugutwika hagashya. Harashya rwose. Abantu b'Imana ni imiriro bagomba gutwika nyine. Imiriro twika bidasobanutse bigahunga tukagenda uko bimeze. Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo, azana ikimasa cyoroshye cyiza, agiha umusongozi we, arihuta aragiteka. Aburahamu nawe ari mu yindi parti, nawe arimo akora nibakwe. Nta bantu bamugendereye. Buriya umuntu nyine, umuntu usa n'Imana, buriya nyine Imana ikorera muri abo bantu bose. Kandi ndashima Imana kubw'abantu. Nkora ubukwe, Imana yakoresheje abantu, nta muntu wakora ubukwe wenyine. Icyo gihe n'akazi kari nafite kari kahagaze, n'agatangira hashize igihe ku buryo kakwiye kuba kari kumuha amafaranga nari kuba nkoresha, kuko niko twabiteguraga nkatwe. Ubwo nyine icyo gihe kagenda kabanuka, kagira ute, ubona bitari kwinjira neza. Nkora ubukwe nyine ndi muri iyo situation y'ako kazi nyine. Ubwo nyine ariko nabaga mvuga nti ntegereje amafaranga yawe, nta bindi, nta byo ngo Mana amafaranga no. Njyewe hari ikintu nyine twize cyo kuvuga ngo niba ushaka ikintu uri umwana w'Imana, we cyakire, uvuga uti ndabyakiriye ibi mu izina rya Yesu. Ugende uvuga ati ndabyakiriye, ubwo wenda kose ndabyakiriye. Niyo mpamvu ari n'ibindi twakiriye mu izina rya Yesu bigomba kuza, kandi ntabwo byakira ngo bibe ibyakuri, no, ni ibyaho kanya bya vuba. Akavuga ati mbigezemo, kuko ibyo twita agacu cyangwa igicu kigaragaza ibintu byacu ahantu bigeze, kiba gihari, ugenda ukibona, ugatuma ukomeza kuvuga ati tujye tuva ngo ndabyakire mu izina rya Yesu. Ubundi urebe ngo harashye. Yego, Imana ikoresha abantu rero, especially umuryango wanjye. Habagashya. Tuzabaha, tugenda bamwe babonye amafoto, abandi barabutashye, tuzagenda tubereka tuzabereka na video. Tumva nibikunda mu gihe gikwiye tuzayishyira hano kuri YouTube, kuko nicyo twarapanze n'undi ngo twarabiteguye, ngo biraje. Nyine namwe mufashwe. Byakozwe n'abantu. Numva nyine akazi kari gahagaze, se numva nakoze ibintu byakozwe n'abantu kandi birapangwa. Urabipanga iki, ntabwo bihagarika, no. Buri bwana n'Imana, ugenda n'Imana ikakubwira iti tayari tugende. Uriya ibintu byinshi nabonye, ibintu byinshi Imana ijya ibivugaho. Donc Imana hari ibyo ivuga mbere, ariko hari ibintu igivugaho. Ngo muri rusange ibintu biri detaye akenshi nitwe tubyinjiramo, ikavuga ko ndi kumwe nawe. Ashimwe cyane. Ibintu biri detaye, ariko ibintu principal tatuvuga ngo tatuzi ko Imana yabivuzeho kera ati nzakugira neza. Ongera wakire ngo nzakugira neza, Imana bizageza. Uko yarabivuze, Imana yarabivuze. Ibintu biri detaye rero ni wowe ubyakira. Abati ndacyakira. Ni wowe ubyakira. Ni wowe ubyakira. Imana igiye ibivugaho, hari imanza ageza yuko Imana ibanza kubivugaho kugira ngo nabyo ni byiza, ariko akenshi turahari, turi mu isi, ujya kumva kuki se byaje mu mutima wawe kumva hari icyo kintu ushaka. Mu isi harimo ibintu byinshi wagakwiye gushaka, ariko iki kintu cyaje mu mutima wawe ukumva uragishatse, kandi ntabwo kije kugutandukana n'Imana. Gutandukana n'Imana
ni ukudakora umusaruro wawe kuzana abantu ku Mana. Niba ikintu ugiye gukora kitari bwice ivugabutumwa ryawe, donc ivugabutumwa ryawe ni ukubwira abantu Kristo nyine mu byo ukora. Niba ibintu ugiye gukora bitasenya ari ibintu byiza, tuvuge ko ari ibintu byiza, ntabwo gutandukanye n'Imana. So kuki rero cyakuje mu bintu byose byo mwiza gicakire rero icyo kintu Bw'Imana bawe yakuganije kera, nuko Imana iganiza na none hari igihe tuba dukeneye ngo muhanuzi abanza bivugeho undi no ya Imana yatugendereye. Abahanuzi bafite ibyabo bavugaho Imana iyo yabishatse, ariko Imana ishaka ubusabane bw'umuntu umwe nawe. Imana ishimwe cyane. Rero turashima Imana ko yadukoreye ubukwe kandi yatwubakiye mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe cyane. Mu gihe gikwiriye n'ibindi biraje, navuga ngo mu gihe gikwiriye ndakomeje kubyakira mu izina rya Yesu. Ucakire receive the name of Jesus Christ. Hallelujah. Umva rero ngo umurongo wa 8, yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse abishyira imbere yabo, abahagarara iruhande munsi ya cya giti bararya. Umvise ibintu yabahaye ni ibintu byinshi bikomeye cyane, kandi urugo rwakubaye, mugabo, umugore, abandi, abagaragu, abajasi, sinzi, ariko ibyo byose bakubaye kubera abashyitsi. Imana ishimwe cyane. Umuntu Imana nishize rwose yakomeje kuganiriza ku muntu, numva umuntu akwiriye icyubahiro cye nk'umuntu umuntu waremye mu ishusho y'Imana. Niyo mpamvu ubwo Imana idushaka ikatubwira ati mwaje, ni nk'aho wakavuze ngo itwirukaho, umwaje ni nk'aho wakavuze gutyo. Imana tugeneze cyane. Baramubaza bati Sara umugore wawe ari he? Arasubiza ati ari mu ihema. Undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri. Sara umugore wawe abyara umuhungu. Abanye b'abantu wa muntu hari igihe nari kuganira n'umuvandimwe mwene data, turuganira kuri projet, tuva hamwe turi mu nzira tugera tuyiganiraho, nuko duhura n'umuntu araduhanurira nyine, ariko ari umuntu agenda yivugira ibintu bye tumva nitwahanuri, ariko kugenda yivugira ibintu bye abavuze ku bintu turi gukora we, kandi arimo aravuga ibintu bye waba ni mu muhanda nyine gutyo. Rimwe bamwe bamwita umusazi, abandi gutyo. Tugeze imbere ahandi tuhagaze turi kuganira nabwo, umuntu wasinze rwose winywereye, ameze ne urimo winywereye. Imana ni hatari, ni danger, wa mugani w'abana. Inzoga z'umuntu ukaba tuzumva rwose, nabwo araduhanurira duhagaze aho rwose, avuga ku byo turimo ati nuko aza konfirma ibyo twari turimo turaganira. Imana rero umuntu, abantu bakwigendereye, wabagaburiye, umva ibintu bavuze bikomeye cyane. Umuntu bamaze imyaka n'imyaka badafite umwana, barangije muri abo bantu yazimaniye gutyo yakiriye harimo ibisubizo bye. Yatabazimanira se byagenda bite? Hari ubuzima tugomba kubaka hamwe n'abantu, ko nta kindi Imana yadutumye nivuga butumwa gusa. Twebwe buri wese mu ruhande rwe ahagurukijwe nivuga butumwa, kujyana ubutumwa bwiza yuko Imana iri muri twe. Buri wese agomba kwakira Imana iri muri twe. Imana ngo Yesu aravuga ngo mwihane mwemere ubutumwa bwiza, ngo ubwami bw'Imana buri hafi, cyase burabegereye, buri muri mwe. Ubwami bw'Imana ngo burahandi ngo buri muri mwe, mwakira ubutumwa bwiza. Ni gute tubyakira? Mwihane mwemere kuyoborwa n'Imana.
usenge. Gusenga niko kuganira n'Imana. Twakiriye byo gusenga byinshi mu izina rya Yesu. Twakiriye byo gusenga byinshi mu izina rya Yesu. Twakiriye byo gusenga byinshi mu izina rya Yesu. Ariko mbega ijambo wa Sara byumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Kandi ubu kwa kundi utegereje ko Imana ikugira neza, niko nibyo bigusunikira gukora imirimo myiza. Yesu ashimwe cyane. Nibyo niyo mpamvu nta umuntu w'Imana nagera ku rwego akavuga ati ngiye ndumva urwego ruhagije, ndumva nta handi nkeneye kugera, icyo gihe azaba ari ku uretse ko icyo gihe ku bantu b'Imana ntabwo kijya kibaho umuntu w'Imana, ahubwo ari urwego aba yumva ako hari ibintu aho arakumbuye. Ntabwo duhora dukonsuminga, duhora twakira, duhora dukingura. Niba muri mwisi ibyo muzahakingura mu isi no mu ijuru bizabikinguye, nizo muzahambira mu isi no mu ijuru bizabihambiriwe. Ijambo ry'Imana ryo niko rivuga. Duhora dukingura step by step, ugenda ujya ku yindi level. Kandi ukeneza cyane. Aburahamu na Sara bari bashaje, bageze mu za bukuru. Kandi Sara ntiyari akijya mu mihango y'abakobwa. Imana we, Imana nyine ni Imana, tuzayimenya twageze mu ijuru neza, ariko uko tuyizi turayizi. Bura Imana turayizi. Icyo twagagombye kumenya ku Mana ikiri principal turakizi. Icyo tuzamenyera mu ijuru ni hidden image. Twibaze Imana imeze gute, Imana imeze gute, isa gute gutyo, ariko imirimo yayo turayizi. Nayo rero tubwiye ngo ndi umwuka. Yesu arababwiye ati ngiyo muba mwaramenye na Data. Sara asekera mu mutima ati ko maze gucecura nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye akaba ashaje. Urumva nawe nzanezerwa ntyo. Nango nawe hari ibintu Imana yari basezeranyije barabifite. Haragera rero umuntu agera akumva atacyakira, no akira ibintu kandi ibyakire vuba. Ibyakire vuba ndabyakire ntabwo bikwiye gutinda gukize umva ngo bizano, ni wowe ubikurura kugira ngo ubigereho. Uko wegera Imana cyane niko ibintu biza vuba. Niko bimeze. Haragera rero bamwe indirimbo hari muri ivuga ngo twe gukererwa dutyo. Iminsi irahita, iminsi irahita, dutabaru twese twe gukererwa dutyo. Tumva ari nk'ibyo. 13 Uwiteka abaza Aburahamu ati niki gisekeje Sara? Urumva akibaza ati nukuri koko nzabyara nkecuye. Turimo turabona abagabo, ariko noneho ngo Uwiteka abajije Aburahamu hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Cakira mu izina rye, we caki ikintu cyawe, ibintu byawe. Maze Sara arahakana ati sinsetse, kuko yatinyaga. Aramusubiza ati oya urasetse. Turabona Uwiteka, tukabona abagabo batatu nibo tubona mu gutya twumva bagaragara, ariko noneho Uwiteka ari kubakoreramo. Barashaka cyane. Niyo mpamvu ujya wumva bavuga ngo Uwiteka aravugana nawe gutya. Urabona runaka, ariko Uwiteka barimo aravugana nawe gutya. Imana ishimwe cyane. Cakira mu izina rye. Nawe natwe Imana imwe aravugana natwe gutya. Imana undi mutwe w'amagambo ivuga ngo Imana ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura Sodoma. Twakira ibyanditswe byera, nibyo bidusunikira mu bihe byo gusenga. Tumenye ibyo dusenga. Imana ishimwe cyane. Nidusoma Bibiliya ntabwo twamenya icyo dusengera, ntabwo twamenya imibereho y'Imana. Wamenya wasengera iki utazi Imana? No. Iyo tumaze kumenya Imana tumenya ibyo dusengera, tumenya ibyo twaka. Imana iyo Bibiliya niyo ivuga ngo
uko muzamfata nzabigaragariza nk'uko biri, mumfashe nyine. Tugeneze cyane. Abo bagabo 13, abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso i Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Uwiteka aribaza ati, Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyambaraga, ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Ashimwe cyane. Kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Kugira ngo abizane hari icyo bazabakora. Uwiteka aravuga ati, ubwo gutaka kw'abarega i Sodomu n'i Gomora ari kwinshi, byumvise kukomeye. Muhumure. Ibyaha byaho bigakabya cyane. Ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abarega kwangiza. Just Imana ije kugira proof. Murayibona rero, ni nko kugira ngo iba prove ko babikora. Ayo yibibizi. Kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Iyo bisubiraho bakagenda neza, ngira ngo turabibona, turebe uko bimeze. Abo bagabo barahindukira bavaho bagenda berekeza Sodomu. Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Bw'Imana ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura i Sodomu. Turumva abagabo bahagurutse bagiye i Sodomu. Tukumva Uwiteka yibaza ati, namuhisha umugaragu wanjye, umuntu wanjye Aburahamu, kandi mufiteho umugambi ukomeye nk'uyu nguyu. Amahanga yose azaherwa umugisha muri we. Naramutoranije, icyatumye mumenya ngo ari kugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka. Nicyo Imana ishakira isi. Nicyo agomba gukora, isi yose ikazakimwigiraho nk'urubyaro rwe. Ashimwe. Nicyo Imana yaremeye isi, ko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imana iteguye kera ngo tuyigenderemo, ngo bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera. Hejuru y'ibyo rero, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Danke. Imana ivuga ku muntu bari kumwe nyine. Imana ivuga ku muntu bari kumwe. Ntabwo twumva Imana tutari kumwe nayo. N'ibintu Imana ibwira nyine, niyo mpamvu ujya bumva bamwe bavuga ngo genda utubarize Imana ngo ibiki, nuko bazi ko batari kumwe nayo. None ko abantu bari kumwe n'Imana bose baganiriza se, Imana tugeneze cyane. Nibyo buri wese akwiye kumva Imana mu ruhande rwe. Aburahamu asigarana n'Imana. Ngo Aburahamu asabira i Sodomu. Aburahamu aramwegera aramubaza ati, warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Hari amatariki abiri, abakiranutsi, abanyabyaha. Ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50. Waharimbura se ukanga kwareka kubw'abakiranutsi 50 bahari? Umva ko abakiranutsi hari privilege, hari legacy, hari umurage bafite, umugabane bafite w'ubuzima. Just mu bintu byose tunyuramo, ibintu wumva ngo birakomeye, ngo byagenze bite, twe turi umwuka, duca mu muriro ntidushe. Umuriro
nta se dutegereje undi muriro wuhe ibintu biba bizenguruka biri aho bihiga gutyo ntabwo byadukureze umuntu w'umwuka se bimukura ntabwo ujye wumva ko umuntu w'umwuka wawe ahishwe cyane donc ntitukiyumve nk'umubiri w'inyuma twumve ko turi umuntu w'umwuka ntabwo ari kubyiyumvamo ntabwo ari ukwiyumva kundi no ni ukumenya ko turi umuntu w'umwuka ibi ngibi iyi ni cover ni cover rwose abakiranutsi n'abanyabyaha hari umugabane w'abakiranutsi hari n'umugabane w'abanyabyaha ntibikaguturukeho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Mwumva n'icyo Aburahamu abwira Imana, abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha kirakazira. Umucamanza w'abari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera. Numva ko Aburahamu yamenye Imana. Aburahamu arimo arasobanura ubuzima bw'Imana. Uwiteka aramusubiza ati, nimbona i Sodomu abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu, nzahababarira hose ku bwabo. Yumvise ko abakiranutsi hari umugabane bafite, nibo bahesha abantu ubuzima. Pawulo yaravuze ngo dutekerezwa nk'abakene, ariko dutungishije benshi. Yes, cyangwa nk'abatagize icyo bafite ariko dutungishije benshi. N'ibindi dutekerezwa nk'aba ngaba ariko turi abantu bakomeye. Donc abakiranutsi nibo batuma ahantu hatarimbuka cyangwa hatagira ibibazo. Mana tugenze cyane. Aburahamu arongera 27 aramubwira ati, mpangaye kuvugana n'umwami wanjye nubwo ndi umukungugu n'ivu gusa. Umwami wacu, umwami wa Aburahamu, umwami wawe, umwami wanjye, umucamanza w'isi. Aburahamu azi Imana, arayizi. Ahari ku bakiranutsi 50 hazaburaho 5, uzarimbura umudugudu wose kuko habazeho 5. Akibuka Imana iyo ariyo, Imana y'imbabazi, Imana y'umucamanza, Imana imenya ibyiza n'ibibi. Ribuka handi Adamu na Eva bamaze kuri icyaha, Imana iravuga ati, dore rero bamaze kumera nk'imwe muri twe cyangwa nka bamwe muri twe mu kumenya icyiza n'ikibi. Ibibi ntago tubikeneye mu izina rya Yesu. Hari amagambo tudakeneye kugira mu buzima bwacu, dukeneye kumenya ibyiza gusa. Imana yari yahitemo Adamu na Eva kugira ngo bamenye ibyiza gusa. Kandi neza cyane. Amusubiza ati, sinzawurimbura nimbonayo 45. Arongera amubwira ati, ahari hazabonekamo 40. Amusubiza ati, sinzawurimbura ku bwabo 40. Aramubwira ati, umwami ye kurakara, nanjye ndavuga. Aburahamu nawe hari icyo ari gutekereza. Ahari hazabonekamo 30. Amusubiza ati, sinzawurimbura nimbonayo 30. Aramubwira ati, dore mpangaye kuvugana n'umwami wanjye, ahari hazabonekamo 20. Amusubiza ati, sinzawurimbura ku bwabo 20. Nibuke ko Bibiliya iratubwira ngo nk'uko gukora icyaha k'umuntu umwe kwateye isi yose kugibwaho urubanza, ngo niko gukiranuka k'umuntu Yesu Kristo kwateye isi yose kuba abakiranutsi, kuzatera cyangwa se kwateye isi yose kuba baba abakiranutsi. Cya Adamu na Eva, gukiranuka kwa Yesu Kristo ngo na Adamu wa kabiri. Aramubwira ati 32, umwami ye kurakara, reka mvuge rimwe gusa, ahari hazabonekamo 10. Amusubiza ati, sinzawurimbura ku bwabo 10.
Uwiteka arigendera, amaze kuvugana na Aburahamu asubiye iwe. Aburahamu yakoze icyo yagombaga gukora, ni ivugabutumwa. Aho yabaye mu ivugabutumwa, Imana imubwira gahunda, Imana igitubwira gahunda, kumva gahunda ngo z'isi, gahunda z'igihugu, ariko Bibiliya nayo birimo gahunda zose kugeza Yesu agarutse. Imana ishimwe cyane, Bibiliya turayikunda, haleluya. Tugiye gusenga Imana, dushimana kubwira igitabo cy'itangira ibice 18. Twigiyemo ibintu byinshi, kubana n'Imana, kuganira n'Imana, ivugabutumwa. Ukwezi gushize kuri gushira, muri igitabo tumaze gusoma harimo amasomo akomeye kumenya Imana. Hari igihe umuntu yibaza se ko tugeze mu itangira ibice 18, ubu itangira ibice 18, amaherezo tuzayisoza Bibiliya. Twayisoza ntago tuzi kurwana no kuyisoza. Hari ubundi buryo bushoboka ko umuntu yayisoma vuba akayisoza, ariko turi kugenda umurongo ku murongo ngo tumenye icyo Imana iganiza ubuzima bwacu, gakeya, umurongo ku murongo. Hari uburyo butandukanye bwose burunganirana, ariko noneho reka n'uburyo tubukoresha mu izina rya Yesu Kristo. Buri munsi umurongo umwe, undi munsi umurongo umwe, undi munsi umurongo umwe, umurongo umwe, twumva icyo uvuga ku buzima bwacu. Mana nziza, turi imbere yawe, twumvishe ubuzima bwa Aburahamu na Sara. Bari bashaje, barakiranutse. Mana w'ubushimwe, gukiranuka nta bindi, nk'uko wavuze ngo nk'uko umuntu umwe, umukiranutsi umwe, ngo nk'uko umunyabyaha umwe, umuntu umwe wakoze icyaha yatumye isi yose iba abanyabyaha, niko ngo n'umukiranutsi umwe azahesha abandi kuba abakiranutsi, cyangwa yahesheje abandi kuba abakiranutsi. Umukiranutsi uwo tuvuga ni Kristo. Mana nziza, turihanya aho twatakiranutse mu maso yawe, tuvuye muri wa mugabane w'abanyabyaha twongeye kuba mu bakiranutsi. Ikintu kiduhesha kuba abakiranutsi ni uguca bugufi, kwihana. Turihanya aho twatakiranutse mu maso yawe. Uko byagenda kose, kwihana byabaye inshuro zingahe, kuko kwihana kwezwa n'iby'igihe cyose. Buri munsi twaba tuzi icyo twimenyeho kibi, twaba tutakizi, buri munsi dusaba kuvuga ngo duciye bugufi, turihanye mu maso aho twaba tutakiranutse mu maso yawe. Nicyo Yesu Kristo yari mu isi, yagendanaga nawe. Ntabwo twagendana nawe wera tutabanje guca bugufi, tubeshwa no kwihana no kugiye kuvuga ngo mbabarire, kugira ngo uko turi mu isi birashoboka ko hari aho twacitswe. Nicyo kintu kiduha n'indura abakiranutsi, kuvuga ngo mbabarire. Ushimwe Yesu, ushimwe ko waduhinduye abakiranutsi, ushimwe ko waduhinduye abana bawe binyuze muri Yesu Kristo. Mana nziza, tagushimiye ubw'ijambo ryawe, ushimiye ubw'iki gitabo kitangije ibice 18, kuri iyi chapitre, kuri iki gice. Nagushimiye ibyo tuganije bikomeye, twambaye imbaraga, twambaye ibihe byo gusenga, twakiriye umugisha wawe. Aburahamu aramubwira ngo urubyaro rwe ruzaba urwo gukiranuka no guca imanza zitabera, ngaho nibwo uzasohorezamo ibyo wasezeranije. Twibuka ko muri Bibiliya urubyaro rwa Aburahamu rwagiye rushayisha mu byaha. Ubwo wari waravuze ko bazangana n'umusenyi wo ku nyanja, uragenda urabagabanya, ariko ukababwira uti nzabagarura, kuko ya Mana yabatoranije ntaho yagiye. Imana ko yari kera n'uyu munsi niko izahora. Uko kera isi yari itarimo abantu, Imana igatekereza ku muntu, niko n'ubu ngubu mu gihe bari mu isi cyangwa se bahagabanutse abantu,
mu gihe abantu bamerewe nabi nabwo bashayishije nabwo ibagarukaho, babuze ubuzima nabwo ibagarukaho, akababwira ati nshaka kuba ubuzima. Ushime ko Imana y'imbabazi, ushime ko dushakira ibyiza, ngo uzi ibyo wibwira kutugirira n'amahoro si bibi, kugira ngo uturememo umutima w'ibyo tuzabona hanyuma, twakira ibyo tuzabona hanyuma, twakira ibiri imbere, twakira ibyo watugeneye, twongeye twakiriye ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwacu, iryo ngiryo uhora utubwira buri munsi tukaryirengagiza, tukavuga ati ibi ngibi ntabwo bishoboka, ariko turaryakiriye mu izina rya Yesu, kuko hari ibintu duhora dusengera ugakomeza kuganiriza imitima yacu, twe tugategereza ibindi bintu ahantu bizaturuka ngo biki n'ibiki ngo bitubwire ko ari byo, ariko twakira iryo jambo ry'ubuzima rihora rituganiriza mu izina rya Yesu Kristo. Twakiriye kuzumva ubuhamya butandukanye muri Benedata baganira tuvuga Yesu hano kuri Cyane, tuvuga ubuhamya bw'ibyo yadukoreye, twakiriye, twadutegereje ibihe n'ibihe, kandi ibintu byacu birahari, hari n'uguca Edeni irahari mu buryo bw'umwuka, ahubwo umuntu yibona aca icunga, aca iryo ashaka, iryo ashaka. Haleluya, ushimwe kandi abucyore. Waduhaye Edeni kugira ngo ibe ikimenyetso cy'abandi bazaza mu isi, nuko wabyemeye nyine, nuko nyine isi yabaye yatumye Edeni dukurwamo, ariko Edeni irahari. Ushimwe rero, twakiriye ubuzima bwawe, twakiriye paradizo, kuba muri paradizo, twakiriye kuzabana nawe iteka ryose, turi kumwe nawe, tukabonana amaso ku yandi. Mwami Yesu, twakiriye imbaraga zidasanzwe ku bintu w'imbere, tumwambuye Satani, tumuzanye mu biganza byawe ngo agendane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Baravuga ngo ushize imbere yacu inzira ebyiri, iy'urupfu n'ubugingo, ariko duhitemo ubugingo tubone kubaho. Twakiriye ubuzima muri wowe Kristo. Komeza aba turakwiye kugira ngo komeze twandize no ku bindi bice byo tugomba kwandira abanyamizi dukora, bemeye kurwa nakora mwiza Yesu timbaze ryawe kwa Yesu Kristo Wacu tuzikanikoze. Amen. Imigisha y'Imana iri kumwe natwe twese, wo gukomeza kuganira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego, komeza ubyakire, komeze tube hamwe tuganire kwishuriwe uko Imana ibuganirije. Haleluya. Cyo nkibi cyawe Imana n'iteka ryose. Amen. Komeze tugire umwaka mushya muhire wa 2022, cakire vuba. Haleluya. Akimugisha mu izina rya Yesu Kristo urahari.